Ibihe byiza nshuti namwe bakunze Umwete TV, twongeye kuba ikaze aho muherereye hose mu mpande z'isi. Tubaha ikaze rero kuri channel mukunda muri benshi cyane, aho tuje kubagezaho inkuru itugezeho nonaha ko Kiss FM yaba yasinze kandi ko andi umuntu yaba agiye gusimbura Uncle Austin. Tuguha ikaze mu nkuru irambuye. Inkuru ibabaje kandi tugezeho nonaha nuko Kiss FM yaba ikomeje gusenyuka cyangwa se yabigana mu kuba yarangira. Ibi ngibi rero bituruka kuba imaze gutakaza abanyamakuru batandukanye bari bamaze kuba ibyamamare, bari bamenyereye uyu mwuga kandi bari bamaze kumenyera gukora kuri radiyo ya Kiss FM. Ahangaha rero nyuma y'uko uwitwa Arthur mwakunze cyane wakunda gukorana ikiganiro na Sandrine, aho atagikora aka kazi yaba yarasezeye, ndetse inkuru yababaje benshi yavugishije benshi nuko uwo muzi nk'umuhanzi Uncle Austin ndetse akaba n'umunyamakuru w'iradiyo ya Kiss FM yakoreraga ku murongo w'102.3, aho yaje gusezera akava kuri radiyo akaba atakiri umunyamakuru. Ubu ngubu akaba akorera radiyo ye yitwa Power FM yashinze. Ubu ngubu rero Uncle Austin akaba ari umunyamakuru w'iyo radiyo ye, akaba atakibarizwa kuri Kiss FM. Ahangaha rero kandi hakomeje kumvikana impinduka zitandukanye ku banyamakuru batandukanye mu Rwanda, aho zahereye kuri Jado Max ufashe umwanzuro wo gusezera mu itangazamakuru akajya mu itangazamakuru rya siporo, akajya kuruhura umutima kuri Kiss FM. Abantu benshi bari bazi ati se andi umuntu azajya akorana ikiganiro na Sandrine. Ibi rero reka tubamare amatsiko ko byamaze kwemezwa, aho kuri uyu wa kane tariki ya 22 z'ukwa kane 2022 kuri uyu wa gatanu andi umuntu yamaze gutangira ikiganiro cye ari kumwe na Isheja Sandrine, aho ikiganiro bari barimo bazajya bakorana cyitwa Breakfast kizajya gitambuka kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva isaa 4 kugera kuva isaa 10, kuva saa 12 za mu gitondo kugera isaa 4 za mu gitondo, kikazajya gitambuka kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Muri rusange rero aho aba banyamakuru bashyashya ndetse bamwe bakomeje kugenda bimuka, bamwe bari bazi ati se Gentil Deo bavuze ko ashobora kuba agiye gusimbura Uncle Austin, we bagenzi bite, ese yarirukanwe? Ni mu nkuru yacu ivuze kuba iri imbere. Ni byinshi rero twavuga kuri uyu muhanzi mwakunze cyane andi umuntu. Mumwitegure rero mu itangazamakuru, dore ko yanayitangiye kandi ameze neza, wumva kuri mikoro avuga neza. Andi umuntu rero ibindi byinshi washaka kumenyaho, ushaka gushaka indirimbo ze wazisanga kuri YouTube, aho afite abasubscribers cyangwa se abamukurikirana bagera ku 155, ndetse akaba kuri YouTube channel ye hariho video 17. Ni indirimbo nyinshi rero yagiye akundwamo hano mu Rwanda kandi zagiye zigera ku mitima ya benshi, harimo izakunzwe cyane nka Grace na Valentine, On Fire, Mine, Umugisha, Taja, Snacks na Tuzatsinda yaheruka gusohora. Aha rero uyu musore numva ko ni inkuru nziza ku bakunzi bandi umuntu mwari musanzwe mumukunda nk'umuhanzi, noneho yongera inshingano zo kuba umunyamakuru, birumvikana ko mugiye kumukunda birushijeho. Rero iyi nkuru twabagezagaho uyu munsi, reka tukwibutse ko kugira ngo ukomeze kubona inkuru zigezweho kandi nziza z'ibyamamare ndetse n'amakuru agezweho ndetse n'ibiganiro bigezweho mu Rwanda ndetse no hanze yose y'u Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose, ko tugusaba kugira ngo ukore subscribe ku Umwete TV kugira ngo ujye uba muri bamwe babona ibiganiro tubasha kubagezaho bya buri munsi, kandi ukomeze kugirana natwe na sharing ibi biganiro tubagezaho. Nge wari Muhoza Jean Paul, dusubire kuri mikoro inkuru zikurikiyeho. Ciao ciao, hasta la vista.